the producer. Good morning traders, nongeye kubaha ikaze kuri Kevin Trader, aho tuzajya turebera byinshi ku bijyanye na Forex trading. Uyu munsi tugiye kureba analysis currencies zigiye zitandukanye, harimo Gold, EU, GU hamwe na GBP, JPY. So, iki cyumweru navuga ko ari icyumweru cyari very slow cyangwa se market itari ifite direction, aho za Gold, EU hamwe na GBP, JPY navuga ko zari muri sideway market. So, ubwo mperuka kuba analysis ku cyumweru, navuga ko byibuze yagerageje kubikora ni Gold nako ni GU hamwe na GBP JPY. So dutangire kuri GBP JPY mbasobanuraho ino trade gatoya. Market yacu yari iri muri uptrend, ariko nabonaga ko deje yamaze kubreakinga ino range yacu twari dufite ahangaha. So nyuma yo gukora breakout, ikindi yari itegereje ni uko yari kumanuka igakora kuri ino support, igakreatinga support, ikahita ibona gukomeza hejuru cyangwa se ikaba yaba rejected. So urabibona ko kuri 30 minutes candlestick yabashije kuba rejected. Next candle itapinga kuri ino support yacu cyangwa se irayitestinga iba rejected. So uwashyize stop loss below y'iyi week yabaye rejection kuri iyi support, yabashije takinga trade indi iba profitable. Ntabwo yabashije kugera hano ngo ikavaringe zino highs zayo, ariko nkuko mpora mbibabwira ko iyo ugeze kuri next support cyangwa se resistance uba ugomba gutakinga hafu ugashyira break even. Urabona ko uwageze ahangaha kuri kaga support nubwo kari minor, niyo mpamvu utagomba kwirengagiza key zone, kuko market aho ishobora kugera hose ishobora kuba rejected ikagusubirana inyuma. Urabona ko yabashije kumakinga almost 60 pips, ni 59 pips, so which is good. Kuri GJ even 20 pips n'uwatekinze n'ahangaha yabonye good profit like 20, 30 something like that. So reka tujye no kuri GU gato mbasobanurire muri iriya trade. Kwihuta kuko wabashije kureba analysis nabahaye Sunday yabashije kuba yamakinga profit. So GU nabonaga ko iri muri uptrend, gusa yari yaje iba stuck muri iyi zone. So icyo nifuzaga cya mbere ni uko nifuzaga ko yaza gukora breakout y'iyi range, yamara gukora breakout ikamanuka for test, ikabona kwita ikomeza hejuru. Ndababwira ariko kuko ishobora no kumanuka ikagera kuri igatestinga ino support. Nari nababwiye ko iri strong, gusa nababwira ko ifite lower chance, high chance ari uko ya breakinga igakaza kuzuza ino range yacu dufite. So urabona yakoze breakout ino kandi yabashije guclosing above, iramanuka for test ihita ibona gukomeza hejuru. So watekinze ino trade I think ko yabonye good profit, kuko byabaye Monday analysis nari nazibahaye Sunday, nibyo nababwiraga ko nagombaga kwitegura kuwa mbere. So ubona ko watekinze profit ahangaha yabashije gukorera 27 pips, naho wabashije guholdinga akagera kuri next support yabashije gutekinga 61 pips. So ndakeka ari izo trade twabashije kubona muri analysis nari nabahaye Sunday. So reka tugiye kuri Gold tutangira analysis zacu. Gold gusa imaze iminsi iri muri ranging market, ntabwo irabona direction. So means ko this week ishobora gukomeza muri iyo sideway market. Urabona ko analysis zacu twari dutegereje ko ishobora gukora breakout yaha cyangwa se igakora iyo hasi, nta na kimwe yakoze. So ubwo turayinyuramo twihuta kuko analysis twakoze Sunday nta cyahindutse. So Gold uyirebye iri very bullish cyangwa se iri kujya muri uptrend, ariko waza ukareba kuri current structure ukabona ko yabaye stuck muri aka zone. So dukeneye ko yakora breakout igakomeza hejuru cyangwa se igakora breakout tukamenya ko ije gukora correction y'iyi move yose yakoze, wenda ikaba yaba rejected kuri iyi support dufite ahangaha. So kuri ubu Gold ntabwo iri decidinga where to go, we have to wait and see. Reka dushyireho yellow line bigaragaza ko ari daily support.
ubundi tuhite tunashyiraho green box byerekana ko anytime market yahagera yaba rejected igasubira muri selling side, tukadushyiraho red box. ubundi n'aha tuze dushyireho support, tunashyireho green box. So ni ukuvuga ngo market yacu iri stuck muri kariya kazone nari matse kubereka. So dukeneye kuba yakora breakout kugira ngo tubone next direction ya gold. So uje ukareba kuri izi candles ziheruka kuba formed, urabona ko iyi yari bearish, iyi next candle ya creating week irangije iti flipping. Hari high chance ko ihaza igatapinga kuri iyi support yacu dushyizeho green box, ikahita iba rejected, ikahita ikomeza hejuru. Ariko we have to be careful and wait, ntabwo twahita tudecidinga ko igiye kujya muri uptrend. Market irabanza itwereke confirmation. So naho dushyireho support, turamuke twihuse, iramutse ibreaking no support, next support yaba iri he? Yaba iri ahangaha. So I think ko abarebye video mperuka kubigisha uko baca support and resistance bari kubyumva cyane, cyangwa se bari gusobanukirwa ibyo ndi gukora. So iyo tugeze muri 4 hours twa adjusting support and resistance zacu twari dufite kuri daily time frame. Turebe dushatse twashyiramo support, gusa iriya yose ni ranging market dufite kuri daily time frame. Wenda ni adjusting tuze dushyireho aka green box byerekana ko hari strong support, market ishobora kuhagera ikaba rejected igasubira muri buying side. So naha dushyiremo indi support, naho dushyizemo ntago iri key zone, gusa market iramutse yageze twa paying attention. So naha dushyire indi resistance, ubundi twigire muri 1 hour turebeho byifashe bite n'iki market iri kutubwira. So kuri 1 hour still market yacu twavuga ko iri muri ranging market, ikeneye kuba yakora breakout tukamenya ko igiye hejuru cyangwa se igiye hasi. Reka twahindure white box byerekana ko ari no trading zone cyangwa se no trading range. Ubundi tujye muri 30 minutes. So muri 30 minutes hari ibintu bibiri bishoboka, gusa ndebye kuri current market ishobora kuba ya breakinga ino support yacu dufite ahangaha ikaza kuba rejected kuri iyi cyangwa se iyi ngiyi. Gusa iramutse ibaye rejected kuri support byaba byiza kurushaho, kuko niyo iri very strong, ubundi igahita ibona gukomeza kuzuza ino range yacu. Cyangwa se iramutse ikoze breakout y'ahangaha iga closing above bullish kandi iga closing above, yamara closing above ikamanuka for test, iramutse yerekanye rejection bahita taking a buy yawe ikaza kuzuza ino range dufite ahangaha. We have to wait ikiri bube kuri gold, gusa nuko igomba kubanza gukora breakout y'iyi range. Reka mbibandikireho mbereke ko iyi ari no trading zone dufite kuri 30 minutes, even 4 hours biragaragara ko ari no trading zone. Kumva kuri gold ari ibyo twategereza, ahubwo reka twigire no kuri GU turebeho byifashe bite, nizihe opportunities dushobora kubona uno munsi kuri GU. So reka dutangira analysis zacu kuri daily time frame. So urebye GU yageze kuri highs zari zabaye created, irangije ihita iba rejected. Ese iraza gukora breakout ikomeze cyangwa se igiye kuba yakora correction y'izi move zose yakoze? So we have to wait and see. Wenda reka nze ndebe into
tuyishyire hariya. Turebeye kuri current structure urabona ko iyi candle ya bearish yabashije kuba rejected. Hari high chance ko ino candle y'uyu munsi ishobora kuza ikaba yakorectinga zino move ikahita ibona kuba yakomeza hejuru, ariko nk'ibisanzwe turamakinga half candle y'iyi candle nini cyane kugira ngo twitegure ko anytime market yongeye kuhagera yaba rejected igasubira muri buying side. So dushyireho ya line byerekana ko ari daily support, ubundi dushyireho green box byerekana ko anytime market yahagera yaba rejected igasubira muri buying side. So dushyireho green box. So hari high chance ko market yaza gutestinga ino half candle, yarangiza kuyitestinga yakitiba rejected igakomeza hejuru cyangwa se igasubira muri buying side. Dushyireho support ahangaha kuko iramutse breaking no support ni support yabira aha. Dushyire n'indi imwe ahangaha ubundi twirebere kuri resistance and support na resistance dufite ahangaha. So iramutse breaking no resistance, next resistance yaba ahangaha. Impamvu nyishyize aha urabona ko hari weak rejection, akaba yarakoze fake out, akaba ari rejection. So reka twigire muri 4 hours turebeho byifashe bite n'iki market iri kutubwira. So urebye muri 4 hours adjusting no support aha, ariko dushyireho green box byerekana ko, reka tuyishyire ahangaha niho hari strong. Hariya nari ngiye kuyashyira ariko hari ntabwo iri very strong cyane nkuko yaba ahangaha. So urebye kuri 4 hours reka tu adjusting niyaha. Urebye kuri 4 hours hari high chance ko market yamanuka ikagera kuri support, yamara kugera kuri support ikaba rejected kugira ngo ikomeze kuzuza ino range yacu, ariko we have to wait kuba dufite candlestick confirmation niho twatekinga buy yacu. So ko ndabona support and resistance twaciye muri daily time frame ziri enough. Reka ahubwo twigire muri 30 minutes turebe niki dushobora gutegereza. So urebye kuri 30 minutes nubwo market yamanuka ikaba rejected kuri support, biri very risk. You know why biri very risk? Nuko uje ukareba market hano yari yabashije kuba ya creatinga range, iyi twavuga ko ari range market yabashije gucreatinga, so which means ko ikeneye kuba yakora breakout kugira ngo tumenye direction yayo. So which means ko you don't have to take buy nigera ahangaha ntuyitekinga biraba biri risky ukuntu. So icyo ugomba kurindira nuko yabasha gukora breakout y'iyi resistance dufite ahangaha, yamara gukora resistance ikamanuka for test ikahita ibona gukomeza kuzuza ino range yacu. Kuko narebye kuri daily time frame mbona hari clean zone. Reka turebe no kuri 30 minutes nimba range yaho iri very clean cyangwa se market yarabashaga gutrending. So turebe uko bimeze. Ndabona kuri 30 minutes bakatari kutwereka, ariko watekinga buy yawe hariya byaba biri very safe. Cyangwa se market iramutse imanutse ikakora breakout y'iyi support ikaza kuba rejected kuri iyi cyangwa se kuri iyi, ariko byaba byiza iramutse yerekanye rejection kuri support kugira ngo ikomeze hejuru. Naho gutekinga buy mwahangaha biri very risky, aho nari mbabwiye ko watekinga buy iramutse yerekanye rejection aha. Gusa urabona harimo ranging market, means ko buri hantu hose harimo support and resistance. Urebye nkaho irimo, so which means ko anywhere yagera yaba rejected ikaba yagusubirana inyuma. So you have to wait and see market nikiri bukore. Hari two option, kuba yamanuka ikaba rejected kuri support cyangwa se ikaba kora breakout y'iyi resistance. Reka twigire no kuri EU turebeho byifashe bite.
So kuri EU kumva nta cyinshi cyo kuvugaho, ni plan ya yindi nuko bimeze. Hari two options zishobora kwiyongeraho, wenda ku barebye analysis n'abahaye Sunday, hari indi option ishobora kwiyongeraho, nuko twavuga ko EU for now iri muri iyi ranging market. So kuva iri muri iyi ranging market, tugomba kurindira ko ishobora kugaruka igakora kuri support y'aha ngaha, ikaba rejected igakomeza hejuru, cyangwa se ikaba yakora breakout igaclosing above iyi resistance, yamara closing above igakora retest, ikahita iza kubona kuzuza ino range yacu. Kuko uje ukareba aha ngaha hari clean candles, market yabasha gutrendinga, ni ukuvuga ngo yongeye ikagera yabasha kuzuza ino range yacu. Gusa igomba kubanza gukora breakout, cyangwa se ikaba yaza gutesting ino support, cyangwa se iyi ngiyi. So ndi kumva kuri EU utararebye analysis twakoze yagenda akareba, I think like iyo kuri Sunday, cyangwa se analysis twakoze Friday last week, I think ko ari Friday last week. Reka ahubwo twigire kuri GBP JPY. Impamvu nasobanuye EU nuko ibyinshi biragaragara. Iri very clear icyo umuntu agomba kurindira, wenda ushaka explanation yajya muri video nabakoreye Friday. So reka tujye kuri GBP JPY. GBP JPY ahangaha yagaragazaga some bullish side, cyangwa se yerekanaga ko uptrend, aho yamanutse navuga ko for correction yarangiza igahita iba stuck muri iyi range yacu dufite ahangaha. Urabona ko ari big range imazemo igihe kinini, ikeneye kuba yakora breakout ikajya muri uptrend cyangwa se muri downtrend. So gusa waza ukareba kuri current structure ukabona ko market yabashije gukora breakout y'aka range. Nari nababwiye ko hari nimaramuka ikabreakinze tuzabona trade ya buy, kandi twarazibonye. So for now ahangaha reka nshyireho support kuri daily time frame. So market uko ndi kubibona hari high chance ko yaza kumanuka kuri iyi support ikabona rejected, kugira ngo ibashe kuba yakomeza hejuru. Kuko kuri daily time frame nkuko nabibabwiye ko market yacu igenda gutya, nimba tuvuga iri muri uptrend irakora breakout igakomeza igacreating a range cyangwa se consolidation, ikongera igakora breakout igakora range, ikongera igakora breakout kugira ngo ikomeze hejuru. So which means ko nahangaha market yacu yakoze range iza gukora breakout, mu gihe rero itarakuretinga indi range ikeneye gukora pullback kugira ngo ikore kuri support, kugira ngo ite ikomeza hejuru, cyangwa se ikaba yakuretinga indi range. Hari two option iba ifite kugira ngo ibone ko ikomeza muri direction yari iri kujyamo. Icyambere nuko yagira ya creating indi range, cyangwa se iga creating support kugira ngo ite ibona uko ikomeza. So reka ahangaha dushyiraho green box kugira ngo nihagera uhita umenya ko igomba gusubira muri buying side. So ahangaha reka dushyireho indi support, naha dushyireho indi support. So twibaze iramutse ikoze breakout, haba hari resistance, next resistance yaba irimo ahangaha. So reka twigire muri 4 hours turebeho byifashe bite, turebe n'iki market iri kutubwira. So kuri 4 hours still plan ya yindi, ndifuza ko market yamanuka igatesting ino support, nibyo byaba biri sawa cyane. Reka nyadjusting hariya, harimo aga support kabaye created, gusa ntago ngaha high chance ko byaba biri sawa kugira ngo market ikomeze muri buying side. It's better ko yamanuka igakora kuri ino support kugira ngo ikomeze hejuru. So
ni tuyadjusting aha, ni tuyizana aha. The producer. So ubundi tugiye muri 1 hour turebeho byifashe bite. So muri 1 hour twavuga ko GJ cyangwa se GBP JPY iri muri iyi ranging market yacu. So ikeneye kuba yakora breakout. Iramutse ikoze breakout irashoboka cyane ko yaza kuzuza ino range yacu, cyangwa se icyaba cyiza nuko yamanuka igakora kuri support kugira ngo ikomeze hejuru. Reka tujye muri 30 minutes turebe. So tuyihindure white box nuko mubimenyereye, byerekana ko ari no trading zone cyangwa se tutagomba gutrading in ranging market. So GJ hari 2 option, gusa iya mbere mbona ishoboka nuko iramutse imanutse igakora kuri support ikaba rejected igakomeza hejuru, nibyo byaba biri very safe. Naho breakout yaha kandebe left side, breakout ya biri somehow safe, gusa harimo twa minus support. Turabona nkanga harimo ka rejection. So GJ iramutse ikoze breakout, icyo twarindira nuko yakora breakout igaclosing above, yamara closing above ikamanuka for test, ukahita ubona gukomeza kuzuza ino range yacu. Ndikumva kuri GJ nizo 2 option twategereza kugira ngo tubashe kubona buying side. Kubifuza selling ntaye nabashishikariza, gusa umuntu ufite experience market ubwo ndavuga ko bakora scalping, mu gihe ya breaking below iga closing below, yamara closing below ikaza for test ikabona kuzuza ino range yacu wa taking sell. Gusa ukamenya uko managing risk, kuko urabona ugeze aha harimo ka support na harimo kandi wa takinga uri ufite experience, nibyo byaba byiza. So ndikumva ari ibyo twarindira kuri gold, EU, GU hamwe na GBP JPY. So thank you so much, happy trading day.